uyu munsi nibwo video yamaze gusohoka y'iminota 16 aho abo bana b'abakobwa babiri yaba Vestine na Dorcas bavaga imuzi n'umuzingo ibyabaye hagati yabo ndetse na MI Empire, ndetse kandi ibingi bikurikiye nyuma y'uko minsi yashize aribwo itangazo ryari rimaze gusohoka yuko ibyo gukorana byose byamaze kurangira, ndetse kandi ko bagiye gukora ku giti cyabo nk'abahanzi ku giti cyabo. Gusa mbere ko twinjira mu magambo bagiye batangaza muri kiganiro cy'iminota isaga 16 ndetse kandi cyanagarutse kuri byinshi mu rugendo rwabo, hari ibyo bagiye batangaza bagaruka kuri MI Empire cyangwa se Irene Murindahabi, ndetse by'umwihariko n'uburyo kibagiye bakorana. Gusa hari bisa nk'ibyitegeze nyine byumvikana cyangwa se ngo bisobanuke neza, aho benshi navuze bati ahangana niho hari n'ikibazo ndetse kinakomeye cyane. Gusa mbere ko twinjira muri inkuru ndagiye maze nkibutse ko ubundi abangaba Vestine na Dorcas bamaranye imyaka isaga ubwo yari kuba imyaka 6 yuzure, kuko n'ubundi bahuye mu mwaka wa 2020, ndetse kandi abangaba ubwo bahuraga iki gihe mu mwaka wa 2020 bahuye batangiye kwamara kwa kuri nyine abantu bafata ka video cyangwa se abantu basura runaka bakafata ka video ibiki byose. Ubwo ibingibi byanatangazwaga by'umwihariko n'umutako cyangwa se ikinyamakuru umutako ubundi ku nshuro ya mbere nibo batangaje ko hamaze kuvumbuka impano zikomeye cyane, ndetse kandi izi mpano zisa nkaho n'undi zifite igihe kirekire cyangwa se kariyeri yabo igomba kuzamara igihe kirekire mu muziki nyarwanda. Abangaba ntabwo bigeze babyizera, ahubwo MIE akimara kubibona yahise agenda abafasha nyuma yuko ubwo nyine bahise bamarana imyaka isaga 6. Rero ibingibi bamaranye iyi myaka, muri iyi myaka bakozemo indirimbo nyinshi cyane zigera hafi kuri 13. Zimwe mu ndirimbo zagiye zikundwa harimo na Hawe Ijambo, Papa, Adonai, Ibuye by'umwihariko n'izindi azazi ngo Simpagarara, Umutaka by'umwihariko, Iriba, Umusaraba, Nema, Ihema, Yebo cyangwa se Nitawele. Izi ngizi zose zagiye zikubita amahiti. Gusa ibingi bakimara kubona ko basoye indirimbo Yebo cyangwa se Nitawale, iyi ngiyi yaragiye iratwika ko ntabwo yari mu rurimi rw'ikinyarwanda, ndetse kandi bivuga ko ngo ari n'indirimbo yabahaye amafaranga menshi, bituma nyuma yaho bakora iyo bita Emmanuel, ndetse bakora Usisite, ndetse bakora Kisima. Rero ubu batandukanye bamaze gukora indirimbo n'undi ariyo iheruka bayita Kisima, ndetse kandi imwe mu ndirimbo zagiye zikundwa cyane cyane. Rero harashize ibyumweru bigera kuri 3 n'ubundi hamaze gusohoka ibaruwa yemeza cyangwa se ibaruwa rwose ivuga ati twebwe twamaze gutandukana, biri official ko batandukanye n'ubundi mu kwezi kwashize ku itariki 13. ubwo murahita mubyumva neza cyane ni muri uyu mwaka. Rero ubwo abangaba batandukanaga cyangwa se batandukanaga kiragiye, benshi batangiye kuvuga amagambo baravuga rero bashaka kubonye management nshyashya cyangwa se n'ibindi byondi, ariko bavuze bati twebwe turi gukora ku giti cyacu, ndetse kandi twamaramaje tugomba gukora birenze uko twakoraga. Ku bantu batari buze kuza gusobanukirwa bino bintu, ibyo bavugaga byari byo bati gute rero, no kuvuga ngo iyo ubundi akenshi iyo umuhanzi adasubiye inyuma yo gutandukana na rebo, iyo adasubiye inyuma akenshi ajya imbere binarenze uko mwe mu bitekerezo, cyangwa se akabostinga ku rwego rwo hejuru cyane, cyangwa se akababona n'indi management. Gusa mu kiganiro bakoze cy'iminota isaga 16 ntabwo bigeze bagaruka yuko bafite indirimbo cyangwa se bazabona indirimbo bashobora kuzakorana muri icyo gihe, kuko benshi bavuze yuko n'ubundi byo bidashoboka, ahubwo bagaruka ku bigendanye n'ubundi nuko bashobora kuba bakorana ariko bitajemo ibintu by'amarebo. Iki gihe rero benshi bavuze bati hashobora kuba aribwo imbaraga zigiye kwiyongera, cyangwa se aribwo imbaraga zigiye gusa nkaho zizamuka. Gusa abangaba mu bikurikirana bakavuga bati niturebera ku byashize cyangwa se ku byabaye mbere, fata Urban Boys ndetse ufate na Dream Boys mu ndirimbo nyine zisanzwe z'isi, urebe ibyabayeho. Bose ubwo batandukanaga ntabwo rebo yongeye gukomera cyangwa se ngo bakomeze bakorane, ariko benshi bakavuga bati n'abangaba niko bizagenda. Ariko benshi bakavuga bati bitewe nuko bavukana n'ibiki byose, bakabose bagiye gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibiki byose, bati gukora bizahita byoroha, ndetse kandi bajye basohora indirimbo mu bihe byiza, ndetse kandi mu bihe bashakiye gusohoramo izi ndirimbo zabo. Ibi ngibi bigatuma rero benshi bakomeza kugenda bakunda kuvuga bati rero byose biracyashoboka. Rero mu byo bagiye banatangaza bavuze yuko nubwo batigeze babikora, bavuze ngo nta kintu na kimwe cyadutanya na MIE cyangwa se na Irene Murindahabi by'umwihariko, kuko ibyo yabakoreye
byari birenze. Bavuze bati twe yatweretse urukundo mu gihe benshi batubonagamo izindi nyungu zigiye zitandukanye. Arongera avuga ngo twebwe ikindi kintu twavuga batubonyemo ubushobozi bwacu tutari kwibonamo cyangwa se tutabonaga ko tubufite, ndetse kandi ibi ngibi bigatuma n'ubundi dukomeza kugenda tugaragara yuko n'ubundi nta bushobozi dufite. Ariko bakavuga bati rero nubwo byari bimeze gutya, twebwe twumvaga abantu benshi tugakomeza dukore muzo dukore, ariko habaho gushishoza ndetse no gutekereza kabiri. Ndetse kandi mu bantu banashimiye by'umwihariko niyo Bosco nk'umwe mu bantu bagiye bafasha n'ubundi muri izi ndirimbo bagiye basura, ko bivuga yuko harimo indirimbo zigera n'ubundi muri 3 cyangwa se 4 kuzamura zagiye zikorwa n'uyu mugabo, by'umwihariko akaba n'umwe mu ba director bakomeye cyane mu bigendanye n'imiziki, cyangwa se akaba n'ubundi ashobora kubyindi bagati indi mu muyikore gutya na gutya kizagenda neza. Ibi ngibi baramushimira kuko nk'indirimbo yagiye gatwika iyi ngibi bita Adonai, Ibuye ndetse by'umwihariko n'Iriba na Nema, izindi ndirimbo zagiye zigatwika kandi yazigizemo uruhare. Bamushimiye bavuga bati rwose niyo Bosco aho wagejeje warakoze, Imana izaguha umugisha. Ndetse kandi ibi ngibi bikanavuga yuko bose tuvugana n'abantu bakobwa bamaze kugera muri Canada. Ese barasohora izindi ndirimbo cyangwa se n'ibindi bitangaza biri buze kuza gukora, ndagira ngo tuze kuza kubirebera hamwe uko biri buze kuza kuba byagenda 5 kuri 5. So rero bakomeza kuna subscribe, like, share na comment kugira ngo tubana umunsi ku wundi, by'umwihariko we ugenda ukurikirana ibigendanye na gospel cyangwa se n'inkuru zikomeza kugenda zigarukaho hirya no hino. Nkwibutsa ko ibi ngibi bibaye nyuma y'uko ku itariki 13 z'ukwezi kwashize aribwo n'ubundi batangaje yuko batandukanye na MI Empire cyangwa se na Irene Murindahabi. Ariko gusa nubwo batigeze bagaruka ku byagiye bivugwa ibigendanye n'ubundi na mande bagombaga gucibwa asaga miliyoni 6 nyuma y'uko bavuye muri rebo amasezerano atuzuye, gusa ibyo ntabwo bigeze bigarukaho. So rero inkuru irambuye ushaka kugenda kuyisoma by'umwihariko ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nkuko ushaka kuba wajya ku Gihe cyangwa se Umunota ukaba wasoma iyi nkuru. Ushaka kugenda ukandika mu rubuga rwa kwandikamo umunota.com, ubundi ukaba wabasha kubona inkuru yose ndetse n'uburyo ki bagiye babisobanura.